tugiye kuganira ku kintu abantu bakunda kuvuga kenshi. Hari imvugo abantu benshi bakunda gukoresha, ariko iyo mvugo ndagira ngo tuyiganireho turebe icyo twakuramo. Ese koko iyi mvugo yaba ari iy'ukuri cyangwa ni ibinyoma? Ubwo rero urasabwa kubana nanjye kugira ngo ubashe kumva koko ese iyi mvugo yaba ari ukuri, ese iyi mvugo yaba ari ibinyoma, kugira ngo ubashe nawe kugira icyo ukuramo. Kuki bakunda kuvuga ko amafaranga ari amabyi ya shitani? Ukuri abantu benshi batazi, hari interuro ushobora kuba warumvise kenshi cyane, amafaranga ngo ni amabyi ya shitani. Ariko se wigeze wibaza uti kuki abantu bavuga gutyo? Ninde wabivuze bwa mbere? Ese koko amafaranga ni ikintu kibi cyangwa ikibazo kiri mu muntu uyafite? Uyu munsi ndashaka ko tubiganiraho tukabyunguranaho ibitekerezo, kandi ndashaka ko ugeza ku musozo w'iyi nkuru utagifata amafaranga nk'ikintu cyiza cyangwa kibi gusa, ahubwo ukayabona nk'igikoresho gishobora kubaka cyangwa gusenya ubuzima bw'umuntu bitewe n'uko yagikoresheje. Twagiye. Kuki abantu bakunda kuvuga ko amafaranga ari amabyi ya shitani? Iyo umuntu avuga ngo amafaranga ni amabyi ya shitani, akenshi aba ashaka kuvuga ko amafaranga ashobora kuba intandaro y'ibibi byinshi, ashobora kuba akora ibintu bibi. Tekereza gato, umuntu ashobora gukunda amafaranga cyane ku buryo akabeshya abantu kugira ngo agere ku kintu, kugira ngo abone ayo mafaranga. Ashobora no kuyiba, nabyo birashoboka. Ashobora kugambanira inshuti ye kugira ngo ayabone. Ashobora guhemukira uwo bashakanye kubera inyungu z'ayo mafaranga. Ashobora no gutanga ruswa, ibyo byose ni amafaranga. Ashobora no gukora ikintu azi neza ko atari cyo, kubera gusa ko hari amafaranga ari buyabonemo menshi cyane. Niyo mpamvu abantu bamwe batangira kubona amafaranga nk'aho ari ikintu gishobora gukurura ibibi muri iyi si, ari ikintu kitari cyiza cyane, bakabigenderaho kubera ibyo byose. Ariko aha niho tugomba gutandukanya ibi bintu bigera muri bibiri. Amafaranga ubwayo ni irari ry'amafaranga. Amafaranga ntabwo afite umutima, ndetse nta nubwo agira ubwenge. Ntabwo avuga ngo iba, nta nubwo avuga ngo beshya, ntabwo avuga ngo hemukira umuntu. Umuntu niwe ufata icyemezo cyo kuyakoresha muri ubwo buryo bubi tumaze kumva. Tekereza ku cyuma. Icyuma urakibona uko kimeze. Reka nguhe urugero rworoshye. Icyuma gishobora gukoreshwa mu guteka, ariko icyuma gishobora no gukoreshwa mu gukomeretsa umuntu, cyica umuntu cyangwa kimugira nabi. Nese twavuga ngo icyo cyuma ni kibi? Oya, ikibazo ntabwo ari icyuma. Ikibazo ni uko uwo muntu yanagikoresheje. Ni nako bimeze ku mafaranga. Amafaranga ashobora kugufasha kwishyura amashuri, ashobora no kugufasha kubona ubuvuzi, ndetse ikindi ashobora no kugufasha gutunga umuryango wawe, ashobora kugufasha gutangiza n'ubucuruzi, ndetse ashobora no kugufasha gufasha umuntu uri mu bibazo. Ariko icyo nakubwira cyo, ariko kandi ashobora no gutuma umuntu aba umunyamururumba, umwibone, cyangwa umuntu witeguye gukora ikibi kugira ngo ayabone. Niyo mpamvu ikibazo nyacyo nyamukuru atari amafaranga. Amafaranga ni meza cyangwa ni mabi, niko wavuga. Ikibazo nyacyo ni iki: ngewe nzayakoresha nte? Nzayafata nte? Ayo mafaranga mfite azangeza kuki? Kuki amafaranga yagize izina ribi mu bantu? Mu mateka y'abantu, amafaranga yakunze kujyana n'ibintu byinshi, harimo ubutegetsi, ubucuruzi, ubukire, ubwiganze, ruswa, ubwambuzi, ubwiyongere n'ubusumbane. Niyo mpamvu mu mico itandukanye, cyane cyane mu nyigisho zimwe z'amadini y'ubwenge ya gakondo, abantu bakunze kuburirwa kutagira umururumba w'amafaranga. Ikibazo si ukugira amafaranga, oya. Ikibazo ni igihe amafaranga atangiye kukugira imbata. Umuntu ashobora gutangira afite intego nziza, ati ndashaka amafaranga kugira ngo mbeho neza. Nyuma akavuga ati ndashaka menshi kurushaho. Nyuma akavuga ati sinshobora guhagarara kugeza igihe nzaba mfite amafaranga menshi kurusha abandi bantu bose.
hanyuma amafaranga agahinduka intego y'ubuzima bwe. Aho niho ibintu bitangira guhinduka, bigahinduka mu mutima rwose. Urugero rw'umuntu ufite amafaranga ariko udafite amahoro. Tekereza umuntu ufite amafaranga menshi, afite inzu nziza, afite amamodoka, afite n'ubucuruzi, abantu baramubona bakavuga bati uyu muntu afite ubuzima bwiza, yagezeyo rwose. Ariko buri munsi aba afite ubwoba ko hari umujura waza kumwiba, afite ubwoba ko umufatanyabikorwa we ashobora no kumugambanira, afite ubwoba ko bizinesi ye ishobora guhomba, afite ubwoba ko umuntu umukurikirana kubera amafaranga ashobora kumugirira nabi. Kandi wenda nta muntu n'umwe yizera. Noneho umuntu ufite bike ukamubona avuga ati iyo nza kuba mfite amafaranga nkawe mba nishimye cyane, mba meze neza. Ariko ntazi iby'uwo muntu arimo, ntazi uko ameze. Ibi bitwigisha ku kintu gikomeye rero, gikomeye cyane. Amafaranga ashobora kugira ibintu byinshi, ariko ntabwo ashobora kugura buri kintu. Ashobora kugura uburiri, yego, ariko ntabwo byanze bikunze ashobora kuguha ibitotsi. Ashobora no kugura inzu, ariko ntabwo byanze bikunze yaguha urugo rwiza rutuje. Ashobora kugura ibiryo, ariko ntabwo akaguha n'umuryango. Ariko ntabwo yaguha buri kintu cyose ushaka. Ashobora kugura ubuvuzi, yego ni kimwe, ariko ntabwo ashobora guhindura byose mu buzima. Hari icyo abura. Ariko hari n'undi muntu ufite amafaranga mu buryo butandukanye. Tekereza uyu nguyu uko ameze. Afite amafaranga, ariko azi ko amafaranga ari igikoresho atari Imana. Arahembwa, agira icyo azigama, afasha umuryango we, ashora mu mishinga, yishyura ibyo asabwa, agafasha n'abandi igihe abishoboye. Uyu muntu ntabwo akorera amafaranga gusa, akoresha amafaranga kugira ngo agere ku ntego ze. Aha niho hari itandukaniro rikomeye. Uwo muntu umwe agira amafaranga, ariko undi agira amafaranga, ariko amafaranga akaba ariyo agira uwo muntu. Ikibazo si amafaranga, ni uburyo yabonywemo. Reka dufate urugero rw'abantu babiri. Umuntu wa mbere abona amafaranga 500,000 akoresheje ubunyangamugayo. Yakoze akazi ke, yabize icyuya rwose, yarabikoreye, yabigezeho yarabikoreye. Undi muntu akabona amafaranga angana gutyo akoresheje uburiganya. Amafaranga namwe, ariko inkomoko yayo iratandukanye. Niyo mpamvu umuntu adakwiye kubaza gusa ati ufite amafaranga angahe, ahubwo rimwe na rimwe ugomba no kwibaza uti yayabonye ate? Kuko hari amafaranga yubaka ubuzima, hari n'amafaranga ashobora gusenya ubuzima. Amafaranga ashobora kugaragaza umuntu. Hari abantu bavuga ko amafaranga ahindura umuntu. Njye nabivuga mu buryo ubungubu. Amafaranga rimwe na rimwe agaragaza umuntu uwo ari we, uko asanzwe yari ari. Umuntu utagira amafaranga ashobora kuvuga ati nzabona amafaranga maze mfate abantu neza. Iyo uyabonye ukibagirwa abantu bose. Undi ati nzabona amafaranga maze mbe umuntu wiyubashye. Iyo ayabonye agatangira gusuzugura n'abandi. Ariko undi ati nzabona amafaranga maze mbashe kugira icyo nkorera mu buzima bwanjye n'ubw'abandi. Iyo ayabonye arabikora. Ni ukuvuga ko amafaranga ashobora kuba nk'indorerwamo. Ashobora kukwereka icyo umuntu ashyira imbere. Ese umuntu ukunda amafaranga yaba umuntu mubi? Oya, gukunda amafaranga ubwabyo ntabwo ari ikibazo. Niba ukora akazi ukifuza kuzamuka, ukifuza kugira ubucuruzi bwiza, ukifuza kugira ubushobozi bwo kwita ku muryango wawe, nta kibi kibirimo, ntacyo. Ikibazo gitangira iyo umuntu avuga ati nta kintu na kimwe cy'ingenzi kiruta amafaranga. Iyo ugeze aho, amafaranga aba atakiri igikoresho, aba yarahindutse, ndetse agahinduka umwami w'ubuzima bwe. Kandi aya mafaranga iyo abaye umwami, ibintu byinshi bishobora gutangira gutakaza agaciro. Harimo umuryango, ubucuti, ubunyangamugayo, icyubahiro n'amahoro yo mu mutima, akabitakaza ibyo bintu byose by'agaciro. Urugero rwo mu muryango, reka dufate umugabo cyangwa umugore ukora cyane kugira ngo abone amafaranga. Aravuga ati ndakorera abana banjye,
ariko kubera akazi n'amafaranga ntabone umwanya wo kuganira n'abana, ntabone umwanya wo kubana n'abo bashakanye, nta gihe cyo kuruhuka agira, nta n'igihe cyo gusenga agira. Amafaranga akagenda yiyongera ariko umuryango ukagenda usenyuka. None se amafaranga aba yaramufashije? Ku ruhande rumwe yaramufashije kubona ibyo umuryango ukeneye, yego ni kimwe, ariko ku rundi ruhande niba uburyo bwo kuyashaka bwaratumye utakaza ibintu by'ingenzi cyane cyane harimo n'ibyo twavuze, hari ikibazo cyo kuringaniza ubuzima n'ubutunzi. None se kuki twakwita amafaranga amabyi ya shitani? Iyo mvugo ni imvugo ikomeye ikoreshwa kuburira abantu, ariko ntabwo dukwiye kuyifata nk'itegeko rivuga ko amafaranga yose ari mabi, ahubwo ashobora kuyifata nk'ubutumwa bugira buti ntukemere gukunda amafaranga uburyo bigeraho ngo biguhindure, kuko amafaranga ashobora kuba umugisha ku muntu umwe ariko akaba n'umutego cyangwa umuvumo ku wundi. Umuntu umwe ashobora kuyakoresha yubaka, undi akayakoresha asenya, umwe yayakoresha afasha, undi yayakoresha agirira nabi abandi, umwe yanayakoresha yubaka ejo hazaza, undi akayakoresha ashaka kugaragara imbere y'abandi. Ikibazo kirimo ni ukugenzura amafaranga. Hari abantu bakora amafaranga menshi ariko bakayagenzura, hari n'abandi bakora amafaranga make ariko amafaranga akaba ariyo abagenzura. Urugero, umuntu ashobora kubona amafaranga 100,000 akavuga ati reka mbike 20,000, undi akabona 500,000 akamarira mu kugaragara imbere y'abandi, ndetse ko agaragaza ko yaba akize kurenza abandi. Iyo mibereho itandukanye ntabwo iterwa no gusa n'umubare w'amafaranga, iterwa n'imyitwarire y'umuntu ku mafaranga. Niyo mpamvu hari abantu bafite amafaranga make ariko bafite gahunda, n'abandi bafite menshi ariko bakabaho umwenda w'imihangayiko. Isomo rikomeye dushobora gukuramo hano hantu, niba hari ikintu nshaka ko wibuka muri iyi nkuru ni iki: ntukange amafaranga, ahubwo wange umururumba. Ntutinye ubutunzi, ahubwo utinye kuba imbata y'ubutunzi. Ntukagire isoni zo gushaka amafaranga mu buryo bwemewe kandi bw'inyangamugayo, ariko ntukemere ko amafaranga aguhindura umuntu utari we, kuko amaherezo umuntu ntabwo apiganwa gusa n'amafaranga afite, apiganwa n'icyo ayakoresha ayo mafaranga. Soza wibaza iki kibazo. Reka nkubaze ikibazo kigira kiti: niba ejo umuntu aguhaye amafaranga menshi cyane, ni iki cyahinduka kuri wowe? Ese wagira abandi neza kurushaho, cyangwa waba umwibone? Ese wafasha umuryango wawe, cyangwa wabatandukanya nabo? Ese wakoresha ayo mafaranga wubaka, cyangwa wayakoresha ushaka gusa ko abantu bakubona? Iki kibazo ni ingenzi kuko kikubwira ikintu kimwe: amafaranga ntabwo ahindura gusa ubuzima bw'umuntu, uburyo umuntu ayakoresha nibwo bugaragaza uwo ari we. Niyo mpamvu igihe uzumva umuntu avuga ati amafaranga ni amabyi ya shitani, ntuhite umwemera cyangwa uhakana, ahubwo ibaze, ni amafaranga ubwayo bavuga cyangwa ni umururumba w'amafaranga? Kuko amafaranga ashobora kubaka ishuri, ashobora kuvura umuntu, ashobora gutunga umuryango, ashobora gutangiza bizinesi, ashobora gufasha umuntu ufite ikibazo. Ariko iyo umuntu ashyize hejuru y'ubunyangamugayo, urukundo, umuryango n'ubumuntu, icyo gihe amafaranga ashobora gutangira kumutegeka. Amafaranga si umwami wawe, amafaranga agomba kuba igikoresho cyawe. Kandi wenda ikibazo nyacyo ntabwo ari iki: amafaranga ni amabyi ya shitani, ahubwo ni iki? Ninde uyobora undi? Wowe uyobora amafaranga cyangwa amafaranga niyo akuyobora? Icyo ni cyo kibazo buri muntu ukunda amafaranga agomba kwibaza. Mugire amahoro y'Imana.